Yesu arabasubiza ngo umuntu wese ukora icyaha abantu ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha kandi imbata ntiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka nuko umwana n'aba turamuzamo batuwe by'ukuri na iri jambo numva ngashaka kuvuga byo kuguma mu ijambo Yesu ngo bari baramwemeye ariko yarasigaye kubabwira ahubwo mufite umukoro wo kunyizera nimuguma mu ijambo muzamwa ariko mubaye abigishwa banjye nyakuri iri jambo rirakomeye kuko Yesu azabwira ngo ni ukuri sinigeze kubamenya kandi barahanuraga kandi barirukanaga abadayimoni ariko ngo aberurire uwo munsi niki bidusaba kuguma mu ijambo ubwo biba ari ibibazo bisaba kuguma mu ijambo umwami Imana abaho umugisha rero nitwa Majyambere Joseph ndi umupasitoro mu itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda hari n'ibyo byabihagije iyo uvuze ngo umuriro wa Pentecote bishatse kuvuga iki? Umuriro wa Pentecote ntabwo twagiye muri dictionnaire ngo dushakemo iryo zina gusa nuko Bibiliya ibivuga neza iravuga ngo ku munsi wa 50 Yesu asuye azutse ko yiritse abigishwa be iminsi 40 arabasezera asubira mu ijuru bategereza iminsi 10 iba 50 babatizwa mu mwuka wera uwo munsi babatijwe mu mwuka wera habaho indimi zigabanya kuri bo aho rero niho havuye izina ryitwa umuriro wa Pentecote. ni byiza cyane no kuvuga ko itorero ry'umuriro wa Pentecote rishingiye nyine ku mwuka wera n'imikorere yabo nicyo bishatse mwabyumvise rero bakunze Iyobokamana TV baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye irabanza ikamunyuza mu bikomeye maze ikamukomeza nuko imbaraga akuye mu bikomeye yanyuzemo bigatuma azabasha gukomeza abandi. Pastor Majyambere Joseph ni muntu ki yabayeho gute umuhamagaro we wo gukorera Imana waje gute reka bari cyo tubanzirizaho kugira ngo abantu babasobanukirwe neza? Icyo kibazo ni cyiza ariko n'igisubizo cyacu gishobora gufata umwanya munini ariko reka ngihine. Majyambere Joseph ni umugabo wabaye nk'uko abandi babaho akura ari mu idini rya se na nyina abatizwa ari uruhinja nuko birakomeza ubwo nguko habariye gukura rero yabaye umunyabyaha nk'abandi bose ibyo abandi bose bakora nawe yarabikoze ariko nabikoranaga umutima uhana ni kenshi nakunda kujya gusaba imbabazi umuyobozi wanjye wanyoboraga mu buryo bwo gusenga Imana ariko navaga kumubwira ibyaha nkagera mu rugo nakoze biruta ibyo namubwiye umutima wanjye wahoraga rero iteka ushinja ko nzarimbuka nagize amakuba niba nahita amakuba niba nahita amahirwe jyewe nakuze iwacu masanga Bibiliya uko ndi kwiga gutangira gusoma Ikinyarwanda ibihekane ntangira gusoma Bibiliya nasomye yanyikoreje umutwaro kubitugumenya ko ndi umunyabyaha nazanye no mu ijuru iyo twajyaga gusenga hari indirimbo twaririmbaga ibyo byose ntawe utayizi twaririmbaga ngo hazaza umuriro uturutse mu kuzimu ibyo mwisi byose bizashira bwangu umunsi uzatoranya abawe Mungu uzatubabarira ndahita ndagira nkateka ibintu bitaro no musenze mikowe ni ubizi wabicanira bigatukura wakuramo amakara ugashyiramo ibijumba cyangwa amateke kubita cyangwa ibitoki najyaga nibaza ari umuriro uzaturuka mu kuzimu ubutaka mpagazeho ukazahinduka nka runonko nkibaza ahantu uzahungira bikanibera ibyo byatumye igihe kirekire mbaho nabi nabaye umutima umereye nabi umana nkakora ibyaha nkasinda nkasambana ariko nkumva umutima wanjye nabuze imbaraga z'urabwije nabayeho rero nguko muri za 82 najyaga njya hanze nabaga i Kigali ubundi nkomoka ku Burasirazuba noneho nkajya hanze kureba mu kirere ngo ndebe ko nanjye Bikira Mariya yambonekera kuko icyo gihe
Kibeho barabonekerwaga bita Nataliya bita Natasha bakavuga ko Bikira Mariya yabonekeye nayo najyaga kureba munandi de ko Bikira Mariya yabonekera noneho nkamenya ko nzajya mu ijuru najyaga nkajya mu kirere nijoro Bikira Mariya ntazi nabaye igihe kirekire gikomeye ariko igihe kimwe no bakagura uruganda rwa Storemex nari Gikondo bakoraga Colgate abantu baturukaga Gikondo bajya guterera Kimihurura nababona twakoraga iminsi yose ubundi nkabahunga sinanakamenya umurokore cyari cyose nanzi muri ADPR bavuye Gikondo iyo babaga banyuzeho rero bagiye guterana ndi gukora hanze narabihishaga nk'umukristo waguye kandi ibyo bintu ntabyo narinzi igihe kimwe rero nabantu umutima ya Bibiliya nageze ubwo nguri yanje nigurira Bibiliya yera kajya nyisoma ibintu birebire sinabidondora byose uko umuhamagaro watangiye ariko uko nyisomye ikambira ngo uzarimbuka nutihana ibyaha sinzi aho netihana ibyaha sinzi icyo Bibiliya ivuga ko hari umuntu wagishobora ariko nabyumva ninde washobora ibi bintu Bibiliya ivuga ngazadege ninde numvaga nta muntu washobora rwose ndagabyuze ubu numvaga hari umuyobozi w'idini mukuru kwisi ari uzajya mu ijuru w'umwungirije akaba ari uzajya mu purgatori ngewe n'umuyobozi unyegereye tuzarimbuka niko nabyumvaga numvaga nta muntu uzajya mu ijuru ariko igihe kimwe ariko ubunani bwa 89 byatangiye kuri Noheli narabyutse kare njya kuri Regina Pacis kujya gusenga mugezeyo nsanga kireze irakinze nari nabyutse kare ndanazenguruka mushake umubikira wenda waburi gukubura cyangwa ndimba mbura umuntu bituma manuka njya muri Kristus sanga bo bari muri misa y'abakozi abapadiri abakatechiste ababikira bona ndicara bayisomaga mu Gifaransa ntabwo nacyumvaga cyane ariko ni mu bike numvaga ndabyumva bisirarangira bajya gusomera abaturage ngewe ndataha nashe rero hari akadini ka ADPR kari duturanye kaba mu kazu gatoya ka metero 8 kuri 5 k'impara akazu nani mudamu wanjye asengeragayo kuko nari hafi yaho njya ku muhanda numva nari guye mu misa nka saa moya ndicara saa 5 rero batashye umugabo umwe anyuraho buriya iyo umuntu akijijwe neza ukaba uri mu butware bwa kamere iyo umurebye ubona ari injiji cyane ubona atazi no gusoma no kwandika niho yaba yarageze amakaminuza iyo uri mu butware bwa kamere bwose no kumubona uwo mugabo rero anyuraho n'agafuka karimo Bibiliya karimo igitabo cy'indirimbo afite ibyo bita amapendo icyo kugenda ashigiza umugabo umeze gutya uvuye gusenga azanye anyataka ngo atehane mase wewe uvuye gusenga ndabise mwibwira ko abantu bose basengera iwanyu narumubwira agasuzuguro nageraga ubwibone bwinshi kandi ariko nkaba nari mfite ikibazo cya ya Bibiliya nagiye nsoma isabato iteka mu mirimo nakoranaga n'abo bantu nkabona Bibiliya kimbwira isabato ariko mu isabato dukorana nkabona ntiyirinda nk'uyu nkabona uhita barakore agenda yibombaritse n'ubushishi nashaka kurukandagira nguyu nubwo asenda ku cyumweru nibura mbona ushaka kugerageza ibintu Bibiliya yambwiye aho ndahatinda rero ndahatinda ko mbona uwibombarika ushaka gukurikiza bya bindi bya Bibiliya asenga ku cyumweru kandi ku cyumweru Bibiliya ikaba itarahambwiye nkaba mbona Bibiliya ndira gusenga ku isabato kandi ku isabato dukorana nkabona afite ameze nkanjye ndahitamo icyo nabajije uwo mugabo rero nujya mu ntuza neza ukatekereza uzasanga Noheli ya 88 yabaye ari ku cyumweru na Bonani ya 89 iba ari ku cyumweru none kuki musenga ku cyumweru wundi usanga rero uburokoreze umwuka wera yanteye amagambo ntarinze muri Bibiliya ambira isabato cyacyo arabibwira uko abimbwira nanjye kubera icyo gisubizo nashakaga ndabyumva mbone giye kwishaje twagenda nashaka kumbwiriza ubwo bwakeye hari Noheli ku Bonani ya 89 njya gusenga ntabwo nari nahembwe ariko umuturanyi wanjye arambwira ati ndabibona ko mutabonye amafaranga ngo nijye kugura inzoga tujya mu migina rero turagenda turanywa saa 6 ziragera
urabizi icyo gihe wari umukuru w'igihugu yitaga umwaka izina saa sita, yita umwaka izina, kwita umwaka izina wanguriraga inzoga aravuga ati tuve mu migina tujye ku gihogero tujye kunywa twari tujya kunywera. ariko kubera ko umutima wanjye wari urimo gutekereza ko ejo muzajya gusenga, twagezeho bita kuri demarage n'imbere ya DPR hariya i Remera, aravuga ati ndavuga ntabizi saa sita zirarenga hafi saa saba kandi ejo mfite urugendo, ntabwo nari nzi rero ko kujya kwihana ari urugendo rujya kugenda. Namubwiye nk'umubeshye ndavuga nti ejo mfite urugendo ndengeje aya masaha nazakererwa urwo rugendo, nta kibazo n'ibyo kurya mu gihe ngiye kwinywera, ndaza ndaryama mbwira umugore ndavuga nti ejo musenga ryari? Ati saa tatu. Ejo ubyutse ndaryama kubera umutima wari ubinyotewe, bigeze nka saa mbiri numva arimo arakubura, ndabyuka njya muri dushe ndakaraba ndamwe biti ubu ntabwo kera turakererwa bagore ndabaza mukunda kuzabira namusize ndagenda. Nasanze umudiyakoni rero, umudiyakoni antangira aho kuri ako kazu aranyitegereza aravuga se muje gusenga nyungura ntego, ati genda uciye ku ntebe z'imbere, ku ntebe ya kabiri imbere. Kubera iya kabiri sinayumva, numva mbwiye ku ntebe ya kabiri gusa. Ngeze muri ako gasengero usanga korali irimo irarepeta, ubundi ndajya kwicara yambwiye buriya ku ntebe ya kabiri aho bari abantu bicaye ko ntiyambwira kwicara njyenyine. Naratambutse intebe ndazirenganya muri korali ngewe niho nicyo kuri ubu higiye muri korali rero byararangaye cyane. Abaririmbyi baraceceka bariyambarika, urumva umuntu warangije kunywa inzoga saa sita arigeze zikikuriho baratuza bajya bati korali hagurukira irimbi, abantu bagenda baza usengera urugero abantu benshi korali hagurukira irimbi, ndajya kubona nkabona ni ngewe usigaye, ndavuga kumbi aha hantu ni muri korali sinzi korali barahagurutse bagiye kuririmba, ndanyumva bamo njya mu bandi bantu batari guhaguruka. Buriya rero ikintu bita kwihana, buriya Bibiliya iratubwira ngo kwihana ibyaha no kubibabarirwa bigomba kwigishwa amahanga kugira ngo Yesu aze. Ariko uyu munsi kugira ngo urusengero rubwire abantu ngo mwihane ibyaha ni ukuri se ntabwo ari henshi, ni imigisha y'Imana. Ni ariko pastor yagiye kuvuga wenda uvuze uyu munsi ntabwo ari henshi bigisha abantu kwihana ibyaha, biterwa n'icyo biterwa ni wa muhamagaro wari mumbaza. Buriya Imana irahamagara ariko na shitani agahamagara. Buriya rero ntabwo, none se niba Bibiliya ari ukwitubwira ikavuga ngo kwihana ibyaha no kubibabarirwa bikwiye kubanza kwigishwa amahanga kugira ngo Kristo aje. Uyu munsi umuntu agashobora gufata Bibiliya akigisha abantu icyumweru, ukwezi, umwaka, iri jambo ryivuga ngo ni mwihana ibyaha ritaraturuka mu kanwa ke. Ubu ushaka kuvuga yuko uwo muntu ubundi byahamagawe nande? Niba umuhamagaro w'Imana uvuga ngo kwihana ibyaha no kubibabarira bikwiye kubwirwa amahanga. Bibiliya bisobanura, Bibiliya iravuga ngo Yohani yaraje umubatiza, ariko iyo udanavuga ati ni mwihane ubwamigana bwegereje buri hafi. Wasi Yohana waje n'intego za Yesu. Yesu aje gutangira yatajya avuga ngo ni mwihane, asigiye itorero Petero avuga ngo ni baba w'indata tugire ni mwihane. Abantu kuri batatu bose bakoresheje ngo ni mwihane. None wowe urasengesha abantu kuva imyaka igashira indi nurababwira ngo ni mwihane, baravuga ngo imigisha y'Imana mahaguruke abafite imikasiro n'imyaka, ibyo ni ibintu bitabaho hano babibona muri bibiri imyaka n'imikasiro zemewe kandi ibintu abantu baba barihimbiye. Urabona abatubuzi hariya mu Nyabugogo igihe batuburaga abantu batarabimenya yaravugaga ati nguzi ibintu byaje imbere batubibarike ati barusika indege koganye na dromoteri none amafaranga yo kuvuga ko yanyagiritse. Umuntu yibaza atari ko undi ndege yaje Nyabugogo gukora iki? Bakabona hangayitse itavuga kukuzi n'ikindi koko ati amafaranga y'umuzungu yagiritse none mugerageze wereke ukuntu bayabika n'ukuntu batari gusaka bakaba baramutuburi. Abo rero nabo ni ngabo musengero imyaka biri hehe imikasiro biravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye cyane mu gihe ibyaha byose biba ubwo se ibinyenzi bikasiro barakijwe iraturuka imyaka iraturuka kwandi. Ariko bamara kubabwira uko ari imyaka n'imikasiro abagira ngo ahungabane nk'uko wabuze bambwira ati rero umuteri gonganye n'indege ahungabanye rero bavuga ati imyaka n'imikasiro baramufasha. Rero ntabwo bishoboka n'ukuri dufite ibibazo bikomeye biteye ubwoba n'ukuri mu bintu by'iyobokamana n'abantu b'Imana. Urumva
icyo gihe bahamagaye kwihana reka babyange ni intambara ikomeye kuko barabwirije mana we uwo munsi barabwiriza kugudari ibintu biraryoshye niba ndumva ibintu ntigeze numva nabo ko yaririmba nkumva n'abamarayika nkumva biragera ahantu reka umwigisha azigisha agere kuvuga ati abanyabyaha mwihana muhaguruke abanyabyaha bakoze tubasengere shetani aranyagira ati nari umusirimu nari umuntu w'umwibone cyane ariko nagakukoresha naribonaga ku buryo nari mfite umusore umwe twabanaga twavuze ku bana yari umunyagikongoro n'ubatuye turacyari inshuti nuko kwenda ibyo gukizwa byamunaniye ariko yajya nkambwira ati majyana abasore natwe vrema ukunda kugenda usuhuza abantu umuntu wese ubona ariko gusuhuzwa nuko abiforoma mu bintu twarabasinze ariko ntabwo twashobora kumurwara twabaga hano i Remera tukajya twakumururwaga tukajya kuma kanza yiri gikondo ku mugabo twari tuzanye barafite akabari akajyana akaduhisha twatazagira umuntu ubona abasirimu nkatwe bajene bari kumurwaga ngo twabyitaga ngo ni ukwisudira bagete biri mu kanwa twajyaga mugina twisha ku mataburete ageze ku wa gatatu akagura primus imwe nkagura ibiti zitaraza akamwe nkamwe twicaye aho ngaho turi mu muhanda ku wa gatandatu akagura ibyo ntawe tuvugana ntawe dusangira ngo tugira ngo abantu bazajya bibaza ngo abasore ni bande bakora ubwibone n'icyaha cy'igitego urumva rero bwa bwibone satani arambwira ati umuntu nkawe urahaguruka muri aba bantu wiyita umunyabyaha ntabwo bishoboka umwigisha arahamagara ngo twese biranga satani azuri ku mutima wanjye nta kindi azuzibitse ku bwibone abahagurukira basengera maze kubasengera baragiye ndataha ariko nkumva byose byabaye byiza bigeze ku mwanya wo kwihana nkumva umutima urambabaje bari bavuze ngo Kimihurura kuri ADEPR kuri paruwase bavuga ngo hari igiterane cy'urubyiruko ariko n'abandi bose baratumiwe nageze mu rugo fata bibiliya inako iko nari narayiguze ishyira mu ishashi y'umukara ngo abaditwa bari bazi batabona nagiye muri ibyo bintu by'abasozi ndagira nje kimwe nta kintu cyaryangaye Kimihurura cyane ibintu nari nabyumvise nari ngiye kwihana ndagenda uwo munsi kuri nohe kubona mpageze barigisha bamaze kwigisha bahamagaye yadaye mu birongera afata ngo abandi mbona barahagurutse bagiye barapfukamye bafite n'udufariso tumeze nk'iyi bibiliya bagenda baguhaga ugashyira ku mavi ugapfukamo ngewe nahagurutse nyuma n'udufariso twarangiye ndagenda apfukama hariya umukozi w'Imana urebeye n'uka w'Imana simuzi yatambutse babandi bapfukamye imbere arabarenga arazaho nihana inyuma numva atambitse ibiganza abanyabyaha baremereye bafite imitwaro umva umuntu uvuga imitwaro ntabwo babizi ngenda yizi yananditse ibiganza nkajya numva nk'akabati karagenda kakabakagenda ni ukuri nahagutse wumva wamugisha umwuka wo mu kanwa numva ndashaka koroshye umunezero uranyica ntagira inzira umuhamagaro ko waje ntabwo nabonye imbaraga zinesha ibyaha ngewe iyo bavuga abantu ngo bagenda goyigoye mu nzira umuntu ngo yibye umuntu ngo yatukanye no wabaruna n'imaranye iminsi ziko zarimbuka narabimenye ngo uyu munsi mawe ugiye guhora sinone nabaye Kristo neza nkurera Imana nashobora kukubona urimo guhiga imyumbati zamara nk'umwaka nkaba nakoza ntego iyi myumbati ubundi uzayirya ko Yesu agiye kuza ubundi ugiye kuza iyi myumbati nuko ariko nkabitinya nuko Yesu azaza ejo umwuka w'Imana urumva nari nzi kubaka ntabwo ari ibintu nashakisha plan yananira nta kirabona aya mazu bari kubaka iki gihe ariko nagize ubushomeri maze gukizwa babandi twajyaga duha amafaranga ngo baduha akazi babandi twajyaga dusangira inzoga biranga namaze umwaka wose ndi umushomeri ariko ndangije umwaka urangiye mbona akazi kuri wa Faisal arimo dukora finisage ya Faisal bamakazi abashinzwe twakorana ngo bati n'abadage bati mugomba gukora iminsi yose karibwo gikizwa ndaramuka ngiye gukora no ku cyumweru ubu nzaba mu Kristo wahembwira data mugani ngiye urabizi
umuntu akaza gukora uzagenda ajya gusenga nimusenga baba amafaranga se ndabona ntabwo amafaranga bajya ariko tuzajya mu ijuru araseka cyane kandi umva naje kandi hari abantu bashobora guhabwa akazi tunganye umva naje gusenga rero by'ukuri umutima wanjye hasenze umubiri umutima uri ku kazi ndavugana buriya Joel yasimbuye niyo bahaye bwa bushefu bwanjye nuko saa sita nkajya numva najya kureba ko babutanze ariko umutima ukaba ngo urabutsinzwe ndakomera mu gitondo ndagenda abandi bajya abakoze akazi ngenda ndatinya ariko wa mbere ngiye kubona ndatabushanasha majyana kuri sitasiyo abakozi mu kazi ndavuga ko mbi burya ndacyari shefu ibyo ndabikora arabimenya reka nkubwire kujya mu ijuru no kunyura mu irembo rifunganye kandi narinde mu bushomeri ni ukuri ibintu byarashiranye urumva ariko ndavuga ngo nubwo nashomye nubwo mu rugo hakenewe ibintu byinshi nubwo amafaranga ndi guhembwa adashobora gukemura ibibazo bisaba kuba nanakora uwo munsi wo ku cyumweru ariko se kumva bwa bugingo nahawe satani yari agiye kumbusha narinze banize batera ibyatsi hariya wa Faisal nkishefu nangasha anirukana ku cyumweru usenya ku buryo azajya mwira kwa gatandatu ujya ushaka umuntu muri ba bakozi ubona ubijijukiwe agusimbura umwereka ibyo ejo bazakora none agasigakizeho uzakoresha ibyo mbibamo noneho rero buriya ni ikintu gikomeye umuhamagaro ni ikintu gikomeye umuhamagaro abantu bazamufite umuhamagaro ukabireba mwavuga ntabyo uzi umuhamagaro ntuzi umuhamagaro ninde ariko ubundi ninde wahamagawe n'Imana ntabaza gutera imigeri wari wamubonaho ninde dufate bibiliya ngiyi umbwira uti umuntu bita runaka yarahamagawe ntiyatera imigeri pastor nibyo narigiye kubaza ngo nyuma yo gukizwa none n'iryari munaniye ko ufite umuhamagaro w'Imana wo gusanga abakozi bayo uzashumba itorero mbere y'uko mu cyumba n'ibigiri by'umurimo wa Pentecote nabanje kwigira mu nshingano za pastor y'iteka z'ubuyobozi nyine mu murimo w'Imana ariko nyuma y'uko wigana n'iryari wasobanukiwe wowe n'Imana nabuje yuko ufite umuhamagaro wawe reka nkubwire buri Imana si umuntu Imana ntabwo ari umuntu nk'uko turi kuvugana Imana si umuntu Imana ni Imana ujya ubona n'abantu bavuga ngo Imana ikuvuzeho Imana hari ikintu ikumbiyeho iki ntabwo ijya nemera ko ari Imana Imana ni nyacyubahiro ubu ngubu nyakubahwa wacu perezida wa repubulika ubu ubona afite amagambo yo kugenda abwira abantu ngo we avuga iteka ijambo rifite intego rifite gahunda rifite uwo ni perezida wa repubulika uyoboye abantu Imana irema isi n'ijuru abamarayika bizima n'abakuru niho umuntu agira ngo uzi ko hari ikintu Imana ikumbiyeho iyo Imana Mose babanaga igihe kingana iki Mose babanaga igihe kingana iki Mose babanye igihe kirekire ariko nawe yamuhamagara igihe ibishaki zamuka nuze tuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo yabona kugeza utya none se kitamuye gushyira abakozi ufite gukora mugira inama wenda ntabwo benshi ikibazo cyawe neza ariko uti n'iryari nanjye ngira tukubwira ko Imana atari umuntu niyikubwira iteka utega amatwi kubwira mu bumana bwayo kubwira mu bumana bwayo yewe ntabwo nigeze nsobanukirwa nabaye nka Samweli abizi ari mu nzu y'Imana ishimwe Imana yaramuhamagaraga akitaba Yeri yakongera yasubira kuryama Imana ikoze kamuhamagara akitaba Yeri kushura gatatu ni Yeri yamenya ati Imana kandi hari Imana muravugana nawe genda rero kuguhamagara mubwire ngo vuga mwami ndikumva umugaragu wageze amatwi kuko Yeri yarabyanye nuko Imana kugira ngo bisobanukirwe biba bigoye ndiko nguhembe uko je kumva kagihe Imana imaze kumbwira gutyo Imana ibonye ubushumba abyumvishe gutyo nukuri rimwe paraka mu gihe pastor ntabwo nigeze panikamo aho yabimbwiye ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere ubwo se muri 1996 ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere muri 97
98 yabimbwiye muri 97 kuri iyo tariki ndasengerwa pasiteri ndi ngenyine ntabwo bimwe bazanye abantu batanu ngo batoranyemo oya bantoranije ndi ngenyine ndasengerwa ariko nari maze iminsi rero bambaye abantu hakubwiye urabizi nari maze iminsi bamaze kuntoranya basabiye kuba pasiteri ku rurembo rw'ubusuzumyi rujyanye muri representation ngo ibyemeze baze batsengere habaye ibibazo ADPR paruwasi ya Remera yaraguye iyo mvuga kugwa bivuga ngo nuko bava mu byo bizeraga bajya mu bindi babigiyemo rero ndahagarara bagushwa se nakuvuga ngo bagushijwe n'iki bagushijwe no gushaka kugira itorero rimeze nk'andi matorero rimeze nk'andi matorero nanjye rero umuntu wakuweho wamutwara uretse ko zarimbuka nk'ukuriho muri ADPR numvaga ntashaka ADPR ihinduka numvaga nshaka igumye uko yari iri narahagurutse narwanye impundu ntabwo yamenye nayo barakibagabaga nataha ajya kureba ukambwira ati ibintu byabaye hano meze kugenda gutya najya mu nama ntabwo bishoboka ngwana nabyo umudamu bari barashyizeho ngo abihagararire byo kugira itorero rifite abadamu bimereye kuba beza ubundi mbonye maze kugeraho n'abandi narabirwanije basengeye bayi pastor ntabwo nanejejwe no ngiye kuba pasiteri nanejejwe no ngiye kwicara mu nama yigirwamo ibyo bintu nzabisengera mu nama ntabwo nzongera kugaruka ngo rwane nabwo ndi mwarimu oya nzarwana nabwo ndi pasiteri iri hejuru namaze iminsi ngahe namaze mu mwaka uri pasiteri nyuma niho wahise umuva muri ADPR nyuma yaho rero basanga ibintu by'igaburo turashwana ubundi ibyo bakuvuze bavuga ngo pasiteri Majyambere ngo wapfuye na ADPR nibyo twapfuye kuko abantu baba bivuga ko agakombe buriya abantu bavuga ubundi umushumba wanjye yarabitangiye Majyambere arabirwanya tuba muri paruwasi naho byatangire muri paruwasi yacu ya Remera nta hantu byakwiriye yuko ariho bivuye niho isoko iri urumva amaze kuba pasiteri byabaye twakoze inama umushumba twari twanashonje ntibari banadutekeye rero turi guhaguruka turajijwe kwigaga umushumba aravuga atari kuba turimo muhagarare ndabwira turahagarara aravuga ati ndabona hano bitameze neza dukwiriye gushaka abantu hano ntabwo tumaze kugira itorero rifite abasirimu abantu bize ntabwo byoroshye ko umuntu azakura igikombe ku muntu hari umukecuru badogaho urugero ntabwo ushaka kumuvuga uriya mukecuru azakura igikombe ku munwa mu gihe umuntu runaka ndi mubibona dukwiriye rero gushaka buri muntu wese kumuhera agakombe atabwo tujya tuzaba tubyiga twisonze reka twigendere none ntabwo twize tubyiga rero ahubwo twize gukora igiterane hari Nyarutarama cyari igiterane niba ari cya Baraka niba ari cya korali yindi yari ivuye ahandi ariko dufite n'andi makorali y'imidugudu yacu ko ari 6 yose ahari n'ababwirizabutumwa b'iyo midugudu n'abapasitori umushumba nini wari uyoboye icyo giterane turaranganijemo amaso abonye twese duhari ahamagara perezida wa korali ya Remera ya mbere aravuga ati ngwino ufate gahunda aravuga ati kandi abapasitori ababwirizabutumwa n'abadiyakoni bose duhurire mu diyakoni wari utuye aho ngaho imbere perezida asigarana iteraniro noneho twese tujyamo tuhageze rero umushumba aratubwira ati rero kagakombe nababwiraga naradutumishe twaraje twatuguze amadolari 38 twavuye Uganda none rero ubwo murabanza kwiga hayo mafaranga azava kutuyasubize kandi mukaneme tukandika n'ibaruwa isaba umushumba w'ururembo
yaba atabifitiye uburenganzira agasaba presentation hejuru. Nta kindi twese nuko twaraje twandika ibaruwa ariko cyagira umwuka w'Imana ngo akunda abapasiteri yampaye ijambo riri mu Bakorinto ba mbere ibice 15:33 haranditswe ngo ntuyobe kuko kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. None rero bafata umwanya utaramika inama y'umushumba n'abakuru b'itorero n'ababwirizabutumwa n'abadiyakoni ba paruwasi ya Remera. Tumaze kubona yuko hari uburwayi mu bantu bigatuma abantu badashobora kuza ku igaburo ryera, twahisemo ko buri muntu wese twayatuma gakomeye. None nyakubahwa mu bitwemerere ni mu bamufitiye uburenganzira mutabifitiye uburenganzira mu bidusabire muri representation hejuru. Amazina barayatondeka buri muntu wese agenda asinya imbere. Bigezeho rero ndashaka kubwira umuhamagaro wawe yesu kagira ngo ibigiri n'ibyo wabishyizemo kugira ngo nabyanze nzi ko nzaza gusinga urusengero. Umuhamagaro uragutegeka ntabwo umuhamagaro ugutegeka. Mwebwe ntabwo mubizi bangezeho rya jambo nabwiwe cya gihe ko ngiye kuzaba pasiteri riragaruka ngo ntuyobe kwifatanya n'ababi mu bantu. Urumva paruwase yose ababwirizabutumwa abadiyakoni abapasiteri mushumba ukava urumwe bagasinya ibyo ushaka kuvuga ko ari ubundi butwari ushaka kuvuga ko ari ubundi kuvuga umunyentambara cyangwa ushaka kuvuga ko ari ibintu byarananiye nanjye atari byo ushaka. Ndishimiye ko ngiye kuba pasiteri ndi umwana ndishaka mu basaza hashize umwaka se ibyo bintu wowe wakwikura muri abo hantu hasusurutse gutyo. Imana yaguhamagara ibintu bazaguhamagara ntabwo wishoboye watiyibwira ukagira Imana guhamagarwa n'Imana. Uzabaze hari indirimbo bandirimbiye nasengewe ubu ntacyo nini korera amahoro ya Remera yampimbiye indirimbo bazaririmba nasengera yavuga ngo guhamagarwa n'Imana ni ibintu bitoroshye. Guhamagarwa n'Imana ni ibintu bitoroshye bigusaba kwibagirwa mu gihe kinini ariko ukiringira ko yaguhamagaye idahinduka. Barayiririmbye ndarira nashyiragamo na CD yayo ndi mu rugo ndi muri izo ntambara amarira agashobora. Guhamagarwa n'Imana Yesu Kristo ndashira sinasinya umushumba arahagarika kuwa mwana kwandika abanyamwana kandi koko niko wa mwana we uratangiye kuzana ibintu byo kwifata no guteza abantu umwuka mubi ukanga gusinya bari bose basinye hasoni haranyataka nora bwite ko najya atari ngese abona kwenda kuko banakunda kugira cyane ndabugira ko nabaye mubiri ariko ubwo kunkoresha icyaha numva bitakunda. Noneho aranginga henda aranginga ntabwo izana n'umugabo umwe rero yaratashye tuza n'amaguru tuvenyera turamapana aho bitanya se dusuba kandi Remera wacu ariko bajyambere kuki waza gusinya ndaza gusinya ntabwo yarabisinya. Ijambo ry'Imana yavuga ngo yenda igikombe aragishimira arakibaha arababwira ngo mwere kuri kimwese kandi ujya mubikorera burya kugira ngo munyibuke. None ni gute tugiye guha abana agakombe kandi no muri ryagaburo urabizi urya munsi Yesu yatangaga ifunguro ryera bakoze igaburo rimwe amagaburo abiri ku meza amwe babaje kurya Pasika yo mu Egiputa imwe Mose yasabaye mu buryo bw'izizi. Aho rero bararya gutsima hari na jage buri wese akisukira mu gakombe uko ashatse kunywa ariko Yesu agiye gutanga igaburo ryera hari kuri ayo meza yahise ahaguruka ako kanya ahagurutse afata twa dukombe baserivagamo twose adushyira ku ruhande. Ari amaraso yanjye mbere banywaga divayi ariko baravuga ngo ubu mwanywaga divayi rero ugamubizi none ubu ngubu munywere kuri iki kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi baba bari kubyaha. Yari ji mu kanya none kubera ko ihindutse amaraso niyo mpamvu agomba kunywera kuri icyo gikombe. Buriya ni ukuri ntabwo abantu banywa ku dukombe ntabwo mwanywa mu igaburo ryera.
ni diva ntuze mu Egiputa pasika mu Egiputa yo bamara Abisiraheli ku mubiri byari kuba ari byiza none rero mwabigizwe Abisiraheli n'amaraso ya Kristo none mwaranavuye reka tukomeze biraga ibyo ngibyo bitangira gutyo rero baradivasi mu gitondo nagiye umugabo twagiye tuganira arambwira ati ko iwacu nanjye aho nayoboraga byaratuzanye ndatwanga navuye aho nabaga n'ubu ngubu ukoresha igikombe nose kugeza hano kagasenyera ati nuko nari umushyitsi arambwira ati wazihanganye ugasubira ku mushumba mu gitondo ukamubwira agasubiza inama mu byicaro nanjye ngakuramo sinya yanjye ajya kumva kubera navuga ngize amahirwe nkabona mu pastor tubyumva kimwe nabagize amahirwe kabisa gitondo akaraba nuko bajya kumushumba arambwira ati uje gusinya ndabwira hari icyo naje kukubwira ni igikisi ndabwira rero mushumba rwose urabona kirabira bintu bizatera ibice mu itorero wabiretse tukabyiga neza ko wabaye itangazo ukagarura inama mu byicaro tukabyiga neza ndagira ngo ayigarure nanjye wabundavemo arambwira ati abasinye basinye urupapuro ruri hano nibushaka gusubiza musinyire ariko niba atabyo bikuza majorite yasinye icyo cyari kinzanye ndataha mugabo sinakubirwanya bwawe ntabwo nabuvuga ubwo hari umugabo umwe wajyaga nkorera statement iteka iyo babaga bafunze uherutse guhora bwatari ku majyambere n'ubu nturatangira gutanga ubuhamya ndabwira fande ntabwo ndatangira kuwutanga umwami nankondera azagutanga intambara itangirira icyo ndakwira umuhamagaro kugera ahangaha none pasa umaze kwanga gusinya ubwo raporo birumvikana yaragiye baje ugiye gusohoka nyine ufisha muri adaventi nibo bagushyize hanze y'itorero noneho wakomeje gutsimbara kwanga gusinya noneho baragusohoka urumva byarakomeje ndetse paruwasi itangira kugakoresha noneho abantu bacika ibice ntihari kumara umupasiteri wabyanze amajyambere yabyanze noneho abona abantu bagiye kwisepara hari abari kwemera amajyambere wabyanze hari n'abari gukoresha abona ababyanga bagiye kugira imbaraga nyinshi kurusha arabyemera ajya kubitanga kuri regiyo abitanze kuri regiyo ihamagaza abapasitori hari mu kwa kabiri tujyayo twari nk'abapasitori hageze nko muri 68 gutyo bakigali y'umujyi wose tujya Kimihurura bafata ikibaho bandikaho ibiri ku murongo w'ibyigwa bakegeka hariya twicara mu nama n'agakombe kaza aho hasi nuko kaneruka adeperi kunywesha agakombe biza hasi ariko abanyabwoba n'abatizera umugabo niwe wabona umunyashakuna n'amasuku noneho turiga bigeze saa sita bati musohoke badiyakoni bategure babakire tubone kugaruka mu nama turasohoka tujya hanze hari abapasitori babiri nasanze muri kantine abasaza turazi ko abasaza urumva twe ivitanye narayirwanya i Remera none ije kurwana mu mujyi wa Kigali hose ubundi murabona buriya muri bubyemere tugera ku gakombe kandi nabwirije ubutumwa bwa musaze mu butumwa maze imyaka 40 mu butumwa kandi buriya itorero rimesha agakombe cyangwa baranyitegereje bambera hasi bageza ku mutwe amagambo umwe yambwiye sishake kuyavuga reka mbyihorere turasohoka tumaze gufungura dusubira mu nama tugera kuri cya kintu cy'agakombe ni kuko tagitera ngiye mushobora yababwiye nzamuye ijambo urutoki barambwira bati ijambo mbasomera amagambo ari muri Yuda agira igice kimwe reka gasome ntavuga nabi amagambo ari muri Yuda niyo umwuka yari yampaye ngo ushobore kuvuga aho ngaho umva amagambo nabasomeye Yuda agira igice kimwe uhereye ku murongo wa 3 muri icyo gice
ngo imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. None umurongo wa gatatu uravuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Noneho wari uyoboye aravuga ati cafu urakemera, urabyemera ntubyemera? Ntabwo mbyemera. Hari ikibazo gikomeye cyane, gikomeye. Amagambo atakwiriye abantu nkatwe. Ariko umugabo umwe arahagura, pasiteri umwe arahaguruka, numva ashaka kumuvuga. Ahagurutse ashitukeje aravuga ati ariko ko numva amajyambere muri kumubwira nabi, ko amajyambere muri kumubwira amagambo akakaye, amajyambere niba atabyumva mwazamwigisha akabyumva. Ese koko niba umuntu wazanye agakombi yaravuze ko ari ukwirinda indwara, twarabwirije imyaka 60 utabarura ngo uvuge abantu bapfuye kuba gakombi, ubutumwa twavuze ntitutesheje agaciro. Aravuga ati uwo muntu nanjye ntabwo ndi kumwe nawe, ngo numva ko wangiye ku ruhande rwanjye ku magambo. Undi arahaguruka aravuga ati mwanya nyakubahwa, ko mwaturebeye mu by'agakombi, iby'umubatizo byo ko tubatiriza muri Yorodani amazi adatemba, byo murabivugaho iki? Murakoze. Imana iravurugana. Rero bati majyambere rero bati aziga muri ETD, muzamwigisha muri ETD, azabimenya, buriya ni ubuswa. Ndahaguruka ndavuga nimumbarira aho ngaho. Representa wungirije ndavuga nti njyewe ndangiza theology, ADPR niyo yakohereje kuza guhagarara ADPR mu muhango kurangiza theology kwa bandi banyeshuri. Urabizi neza ko nazanye amanota ya mbere n'ubindi prominent, nazanye amanota ya mbere, babyemera imbere yawe, uramuza ajya kwiga muri ETD gute? Hagiye ibibazo rero, umushumba aravuga ati urusengero ruranakeneye ngo baterane, murekera aho ngaho. Turasohoka. Umwanzuro wari warafashwe kera, byari byarangiye, biriya ni ukwari kugira ngo hari babyemeza abandi. Nuko mbaho rero byambanye ibibazo byo ntabona bikubwira, byambanye ibibazo bikomeye. Urupfu rwarantaniye ruranduka. Nindi uri mu kasho ni majyambere, ninde wabonetse santrale ni majyambere, ninde wagize majyambere. Barambaza ni dore aho byanditse. Umwopisha abatwara majyambere babatiza wa pastor. Mwebwe murazana ibintu logique, majyambere akerekana Bibiliya kandi n'umurage muzajya muri. Baravuga ati bahimba ibindi bintu, ikintu cyose cyanditse nicyo babimbiraga. Majyambere ari muri ibi, majyambere ari muri ibi, majyambere ari muri ibi, majyambere ari muri ibi. Barabide. Ariko nubishe ukari majoro n'uwanumiye ajyana muri biro, arambaza. Ndamusobanurira. Barabaye convaincre. Fata majyambere. Kintu ushaka ahantu uteranira. Wavuye muti. Ibyo byararangiye. Birangiye hakozwe indi nama y'abashumba, urumva icyo gihe twari bitonde n'abashumba. Hakozwe inama y'abashumba nyuma barabyemeza. Babyemeje, umushumba umwe arasanga kuri paruwase, ntabwo ati majyambere ati iby'agakombe se bitekerezaho iki? Mbona arimo arambwira, ntabwo ndabitekereza nk'uko bitekereza muri ya nama y'ubushize. Hashize iminsi banyandikira inzandiko zo kumpagarika by'agateganyo. Nandikira inzandiko z'agateganyo zimara amezi 3, wakwisubiraho ugasubira mu murimo, utakwisubiraho ukaguhagarika burundu, barazima. Mbamara n'ukuri n'uwabagwera ni bose mu nzozi ngo zari kugiye gushinga idini. Ndabona gusa gusobanura. Basabye umuhozi uri icyo kiganiro afite amatsiko. Nigeze n'umunsi n'ubundi ntekereza ibyo bintu, ahubwo kubera ko Kibagabaga abakristo bari bahari nka 200 cyangwa 150, nka 200 bose kunywesha akaga kombi barabyanze. Hamwe nayobora babyanze rero, bagira intambara nyinshi z'abayobozi kubereza agakombe abandi nabo bakanze.
ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 muri 2000 oya maze kubona izo zandiko kandi izo zandiko ntibyafashe gusubira ku midugudu ngo nayo barakibaga gusa nayo barakibaga baganya Nyarutarama ibyo ari pasiteri w'imidugudu taje rero hamagaritse kati kwiteranira kuri paruwasi aho ntuye ndibaza cyo kuri paruwasi kicaro kwa Kristo nta nane yigeze itega amajyambere nagiye ariko gukorera Imana bayungayite ariko ibintu uzi igisuzu ngewe bapaza amasengesho y'igaburo ya buri nimugoroba kwa gatandatu baza kuri gaburo ijwi ry'Imana rirambwira ngo ninjye kwigisha nabibwiye umudamu waje ijwi mutima ariko ngo ninjye kwigisha ndigisha yati baguhagaritse arya ngo ugiye kuzasarara ubu ngubu nibaguhagaritse ntabwo rero kandi rero buriya kugira ngo umutima wabigire ibibazo umubiri wabigira niko ahubwo ngo ngire umutima ufite ibibazo nakwemera umubiri ukagira ibibazo umutima wanjye uri umeze neza ndabona ngiye bifata ibitabo kira hano none ndabona hari Socrate kontabure ndagenda mbanze nje mu biro bye ningira mu biro bye ntegereza abakristo bari gufashe kwinjira mu muryango w'abakristo ko nari nsanzwe ninjira mu muryango w'abayobozi none ngiye kwinjira mu muryango w'abakristo ngiye kwicara mu bakristo byari bisuzuguro gikomeye cyane ntabwo rero buriya ndagenda mbe kwa kontabure nimara kujya kwa kontabure ntegereza mbona abakristo baje ninjirane nabo bicomekemo twinjirane Imana yakwanitse niko ku nkombo bavuze cyane nakwaje kuma neza ndagenda ngeze kwa kontabure sanga yakinze yigire mu materaniro yajyaga yajya mu kuri sanga yajya mu materaniro kandi namanutse bandeba pasiteri kibaga Nyarutarama aradusuye pasiteri baramundaga cyane pasiteri aradusuye abari kundebera mu madirishya ndaza ndesha mu gipangu cy'urusengero nkomazwa nawe sanga aho hari ndavuga se nisurira inyuma manuke mu muhanda wo hepfo nkomeze ntagende amagomara benshi abadayimoni banza yatumye Yuda yahura abadayimoni ndagenda mpagarara ku muryango munini w'abakristo binjiriramo mpagarara kuri cya gikuta cyo ku ruhande kuko kiba kitariho idirishya muri mibare ndabona kandi bisubira inyuma ndabatsinzwe n'abadayimoni niba nugera muri bihanda nk'itari ndabatsinzwe n'abadayimoni icyambere abakristo bambonye ko basuye muze ko twinjirana nahagaze n'ibintu kigeze kuri 3 ntegereje uwazane n'akamwicomeka arabura Imana irabafunga bose wa mugabo narakase ndinjira nije habijya biba ku muryango inyuma twajyaga tuyitaga ngo ni sindari ivamo umuntu yaraguye ariko ntarava mu itorero ngo nibo bicara kuri ibyo nibo yanyu kubugiye kwicara kuri sindari ivamo kuko ndagenda nicara ku ntebe ya gatatu hereye imbere ya korana amahoro pasiteri watwekeye mu Kristo nta nama yakozwe mu banenge pasiteri watwekeye mu Kristo birashushura n'abandi bari imbere hariya ni ukuri bataye kiribure ku buryo uwo bahaye kwigisha byaramunaniye izuba ryaka umuyobozi nawe abura ahera ngo yigishe kuko ahaye kwigisha biramunaniye yabirisha kubwira ko kwaba kwaba kuri wari uri muri ibyo biteraniro yabikubwira barasohoka izuba ryaka ariko basohoka bakivana byagenze bite pasiteri wacu wa Kristo ndasohoka nta muntu navuganye nawe bitavuga tuza ndizamukira njya mu rugo guhera uwo munsi iyo ntakarabiraga mu cyumba mwumve mu cyumba ajya gukaraba batenda mwagera muri salo byabaga birangiye kenshi nabayeho ntarya saa sita kubera abantu bazaga kumbaza guhera mu gitondo saa sita z'ijoro saa tanu z'ijoro byagize bite ndakoze ivugabutumwa ndasarara iwanjye muri salo rimwe rero ngiye kubona mbona umuyobozi icyo gihe bari bakoseye azanye n'abashumba babiri arakomanga agakingura byari nka saa 8 nari ndwaye ndacyuka koseye ntabwo yari azi bamubwiraga ububi bwanjye uburyo ndi mubi cyane shaka no gufata guverinoma ahubwo ahari niko bamubwiraga abonye kumbi basengera yari ahari bajyanye kumbi ni wowe ni ngewe ndababwira ko bajyanye nka rwose kumbi ni wowe ni ngewe tubiricaye ati sibiki namwe akora mu mufuka arambwira ati rero majyambere rwose ndabakombe byihorereye byendeje uzagiye ku cyumba uzagiye guterana ikibagabaga uyobore uko wari usanzwe uyobora
rero narasetse kubona umushumba w'uruperezida wungirije akaba n'umushumba wa Remera n'undi mushumba wundi kose ari uje kuwushyira ku murimo w'Imana byarasekeje narasetse narume ese kose none usigaye kwimika abakozi b'Imana nimubwiye rero arakara ahita akora convocation ari mu biti imbere ndavuga ko katamusita nagombaga hari ku itariki 10 nagombaga kwita ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 muri bibiri nibyo professor ndahita ko ibyo kubona ntabyo neza nyuma ya saa sita niba bari babaye ndagenda baza umuhungu uri kwizamu ndayimwereka mbese iyi convocation nk'izi convocation bazita baheye arayisoma aranitegereza arambwira ati ninde wayikuzaniye ndamubwira wowe se ukora iki ndi pasteur matuko ni apastor baba bari gufira baza bya kadastre atigeze itanya ari ariko nabona gace ashaka kusubiza yaje kubona kari pastor wayimaye ariko mugatusura uzahita bikwani uwo musari kwa gatanu masasa ndagenda nkihagera opeji uyihawe ahamagara komanda iriya komanda bwite aba bantu bahaye convocation uri kure mari cyo bazaze kuwa mbere cyangwa uri hafi aravuga ati ni hafi niba ku mahungaho ngiye kubona abantu mu diakoni w'ikibazo baga abara hansanze ati nanjye mfite convocation perezida wa korali ati nanjye mfite convocation tureke ngiye kubona mbona umushumba arajara parise undi mushumba arajara parise undi mushumba arajara parise parise abashumba batatu ndavuga nti rwahiye komanda umupolisi ati genda utunganye mu cyumba cyanjye ushyiremo intebe zikwiriye aba bantu ndaje turinjira kwa turicaye azi kwicara turaganira barandega komanda arabaza ambaza ibibazo byinshi ndasobanura ubwo na kose yaje muri ibyo bintu ndasobanura baraje kugera baratangira bandika busha noneho nimba jere komanda yabazaga ibyo bamubwiye adakukata convocation noneho barongera baratangira barandika nanjye bibereye ariko komanda arabitegereza ababonamo ibintu bitari ukuri musabye ngo nisobanurire mbwa tumajyana fata bira yawe bitanye Bibiliya bajya hanze rero ndashobora ko bamwe mu ryatangiye no bajya hanze bati ko twashaka afungwa ibyo bati none ko tuvuze ibintu byose komanda akaba atamufunzanira ngo tugeze dute ari zabone mu ndece bitangiye basaba komanda rero abapolisi bajya kwirukana abakristo b'ikibagabaga majyambere yayobeje banze kumera ku gakondo komanda arabigisha akabyibuka agateka aba pastor niba majyambere yarabayobeje ko mubasigaranye mu rusengero mwagiye mukabigisha mukabakura n'ibyo majyambere yabashyizemo aho kwirukana abakristo baravuga tuyanaga twishaka nako twashaka no kutaka bwacu aho tumwego mugira ubutaka ari amato ya nko muri korotere y'urusengero afata opeje amana n'umwana umwe bamuha imbunda ati ko mujyane n'abapasitoro bajya kwirukana abakristo bumva babana mu rusengero byamaze kubasanga yasi umugoroba baraza bazangana babwira abakristo nabo hari kuwa gatanu bari bateranye ku mugoroba ariko ntibashoboraga gutaha umudiakoni bitabye kuri sitasiyo ya polisi ataraza na perezida wa korali ataraza wamenya amakuru yabo bajya kubona bazanye n'abapolisi rero baje gutanga gushyira icyifuzo cy'abashumba mu bikorwa baravuga ati muduhe ibintu by'urusengero pastor abadiakoni barabizana cyane ko batwaruye kuri brigade ya nayo wari ubibitse cyane barabizana byose baravuga ati tuzongera kubabona hano n'umunsi no kuzo tariki 12 z'ukwezi kwa 12 saa moya abakristo 200 babirukana mu rusengero bati mungirite batangazo za Kinyinya za Remera za ko nta umukristo wa Kibagabaga akwiriye kwinjira mu rusengero urwego rwose rwa DP uwo munsi rero umuriro wa Pentecote wavutse uwo munsi ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 muri bibiri urumva rero noneho byasabaga kuza kubareba ku cyo urumva aho rero nyuma aho ngaho niho nahamagawe n'undi muyobozi kumuhima ndacyo turavugana
ambwira ibintu numva birakomeye, ndavuga ariko ko numva ngiye gupfa ubundi ndi kugwa mu maboko y'ahantu wajya kugwa mu maboko y'Imana. Sinashobora, nari mfite inzu ntoya, abana benshi, sinabona icyumba nasengeramo, bose babiraramo, sinshobora kubona ahandi hantu nakura icyo ntabwo nari nabaye igisuzuguriro yarengaga nari meze nk'uwambaye igisarubeti cyacu n'abana bashyiramo n'abantu bagashyiramo n'ingofero, niko nari meze, nari isuzuguritse birenze urugero. Nabonaga abantu babiri bazi nkahindura inzira simbanyuremo, ko nabanyuragaho nkahita numva amatwi yo mu bitugu bari kumvuga, ibama babivuga batabivuga ariko niko niyumvaga. Dore ka pastor kavangiwe shahu kuri kagize amahirwe kagahabwa pastor na DPI karakana shahu narababona gakweba, niko bambwira bati waje webyo bintu wabiretse, ni kumuhamagara ubwira ngo ubikore gupfi wongere usubiremo wa mutima kubwira ko uzarimuka mbere yuko wihana, ntabwo kugira usubiremo wa mutima nakwemera gupfa. Ndangije saba umuntu umwe w'igikondo inzu arayiba, wa muntu w'Imana naragenda senga nanjye ntazi igihe nzapfiramo, ntabwo nari ngizi rwose ku buryo nasengagira ubwoba. Aravuga ati uyu muntu w'Imana yazagwa muri iyi nzu nzagira nti, agira amahirwe hagira umuntu uza kumusura ngo basenganaga, tugiye kureba umuntu urimo hariya umukozi w'Imana uri gusengeramo, ngo barakomanze, ndakingura ndabaganiriza, ndagenderaga ku gikuta ndicara ndabaganiriza amasengesho ananira abantu, ariko ni bombe ikomeye cyane amasengesho baragira abantu bahagana kuri radiyo na televiziyo bati dufite amasengesho y'iminsi 40. Ubundi nabaguye ko umuntu asenga ijya gusenga akabitangaza, kwese abantu batangaza amateraniro ariko namutangaza amasengesho watangaza dufite igiterane ariko gutangaza amasengesho y'ubwego watangaza. Bibiliya Yesu avuze ngo nujya gusenga ujya muze kukingi, nunasohoka mu gihe iminwa yasadaguritse wisigita uvuta w'Imana yatagira umuntu bimenye, sureba hiherereye azakugororera. Ngo ndaje arinjira ndabasengera ndabaganiriza, baragenda ati waba bari kambira igihe uzatahira, ariko kubera umubiri wamaze gucoka nari maze kumva no mfashe decision igihe nzatahira. Ndabona rero nzatahira igihe kiniki, ati ubwo nateraniraga mu bakristo ku neza y'abakristo muri ADPI hariya, ndajyaga ndeba nk'umuntu narebaga nk'umuntu erega ari umuyobozi, numva nari kuri paruwase kandi yobora n'imidugudu ibiri ya paruwase, abakristo benshi nari mbazi, nkareba nkawe nk'abantu umuntu aracyari inyangamugayo n'umukirisitu mufumbateza ngo icya 10 n'ubwo arya nushyire mu gise cyariye, ubwo narizi ko harabona nanjye nagishyiremo. Naraza bakampa umwanya Mana nicara ku ruhande. Uwo munsi ndaje masengesho nje Imana n'umuntu uzasubiremo, naraje masengesho ndaza naje mu gitondo kare ndamanuka mu muferege, numva rwose kugenda bitari gukunda. Imodoka ya mbere yajyaga nkazakibongo niyo yanjyanye ngeze ari ku Giporoso, rega kamoto ndaza ngera mu rugo. Ngeze mu rugo numvaga ndibihite njya guterana, hari umusaba guterana, Imana irambuza ngo ntusubiremo. Sezange ntacyo ADPI nari dupfuye ko ngende kwita kwiguye baranyihangana irahagaze kuri bo, ariko njye numvaga ari uko ibimeze. Urumva rero ntabwo nari kujya muri Anglikani, ntabwo nari kujya muri Methodist, ntabwo nari kujya muri Zion, nari kujya muri Social Church, gusa ubundi nabwo ngo njyewe byose narabikorewe, nsigaje gupfa bakambamba, kandi no itorero utamamba leta izambamba, kandi n'imbwa zandira ku gasozi zazuka. Mudamu niba tujya kuririmba tazamwana inzoga, niba ari njye Imana yahamagaye nabo utazakunda amateraniro ukagwa yaririmbaga muri korali amahoro. Mbaho buryo no nkajya kureba abakristo nabo babuze aho bateranira. Tunabyo pastor mwe mugomba kubikurikirana, ntabwo ari mwebwe muzamusiza ijambo ry'Imana bwa mbere. Sine ba mbere mugomba gukomera ku ijambo ry'Imana. Aho rero kuko bari batuye muri aka gace bakajya bahura bagasuhuzanya bakarira
bageze aho baravuga atari ko hano kari agashyamba ka leta wajyamo tugatera, niyo mpamvu batangiye kutwita ko turi abanyagashyamba. abanyabutari bati ko ni abanyagashyamba ubu abanyagatambara abashatse yose nta kibazo ariko kiba cyane. Urumva rero naho iri torero bari baje gutya, ntabwo nigeze ibintu na kimwe mbikora uko aka gakombe kagiye muri paruwasi runaka bakaba batari umupasitori Remera wakanze muze tugiye kumushaka nkarubona ubuntu havuyemo abantu 600 hasigaramo nk'abantu 18 mu rusengero bose barahaza. Hano i Gasogi mwarimu yazanye iteraniro ryose Tiribara mukuru vuga wari bukongera buriyo muntu mukuru y'umutinya umushumba wanjye yaraje ni inshuti yanjye cyane n'ubu ni inshuti yanjye n'ukuri sinjya nishishanya mu mutima sinjya ndamukunda arabizi nawe yasaga amateko umwana wanjye majyana ni ubanje kataninde yikiza yo kwikorera bagiye kugukurikira bande se bajya ni ukuri suku numvaga nzicara mu rugo iwanjye kazafa kadamujara kwa ibindi manene rambi ese umwana warubize zakorera imana yo shaka naraseze rimwe imana tutakwiye ko rimwe imana yanyiritse ahantu handitse mu gitabo cy'ubugingo. Iri shyamba ntabwo nabivuga, imana inyereka aho handitse mu gitabo cy'ubugingo niho yabimbiye ibintu nasobanukiwe kuva muri 1989 kugeza muri 2002 ibwo imana yasobanuriye ijambo nahoranye mu mutima njibaza imana yambwiye iri jambo rivuga iki, iri jambo rivuga iki muri 2002 imana yasobanuriye iryo byajyaga biza nkabitekereza nkabira igisubizo nkabisiba. Uwo munsi imana isobanura muri 2002 imana isobanura iryo jambo yambwiye muri 1989 niho namenye ko imana niwe yateguraga kuzanyuzamo iyo nzira y'imibabaro imeze ityo iteka n'amazimya. Ubundi umudamu wanjye yambwira ati ushobora kuba warabaye ikihebe, ariko nta bundi bwihebe ahubwo nuko namaze imyaka igeze kuri 6 uzi ko ndi bupfe mu gitondo, ntapfa mu gitondo nkumva ndi bupfe nimugoroba, ntapfa nimugoroba nkumva ndi bupfe nijoro. Urupfu kumara imyaka 7 umeze gutyo kandi nifuzibona uzi ko leta y'u Rwanda yohereje abantu bakundira jewe nagiye Centrale ngezeyo uwo munsi hagombaga kuzana umuntu amafaranga akayihera abahungu bafungiye hariya bazi kwica bakajyishyira muri gereza. Imana irabibona ko ibyo bintu biri bushoboke. Mu gitondo ku cyumweru mvuye gukaraba saa 3 yego mbana mabara ku mazi kadende ku masite yose ibyo bakwita kugira ngo abanyuru baceceke aba bose ce Pasteur Majyambere Joseph ufunga ibintu byawe usohoke utaha nutinda urararamo ndabyihorera hazize iminota 5 Pasteur Majyambere Joseph ufunga ibintu byawe usohoke utahe nutinda urararamo. Njya kubaza umupasiteri wari umushumba wanjye mbere ya 1994 wari ufungiye ibintu bya jenoside kumubaza ese haba uhamaze igihe ku cyumweru barafungura ngatega oya mbese nakwitwa bavuga ati kunda kwagusana nanjye ariko ngende urebe uribi ndawamenya mbona abanyururu baje kunsaba utuntu ndabaha twagomba gutahana ndafunga mbona ngeze aho dusohokera mbona abanyururu bakoze ibiruhuko baje kureba umutashye ku cyumweru kuva muri 1930 igereza iwabo Pasteur uzagaruke kudusura uzabwire runaka baze kundeba uzagire bantu buri cyugi cyabere bagikuye dusoze nari maze kwikurota nari maze rada Paulo afungurwa na marayika nani Petero afungurwa na marayika ariko nemeze buri kiryango cya kabiri baragifunguye ndende ngeze hanze ubona hasanzwe n'isitorofi ya rwose ushinzwe umutekano tamusubuje kwekuzwe
ariko timajyambere ati rero ubusugiye hehe tugiye mu materano ikibazo arabwa ati rero ejo ku wa mbere dore rite ntabari serivisi sosiyali ntayihari usanga aricyo ku wa mbere kudusinyira yuko watashye ndavuga nzagaruka mbasinyire ndataza amaterano hano saa 8 mugomba kugeza amafaranga abajije majyambere bati saa 8 majyambere yatashye suye bwa kabiri bwabibwe buri itangaza birakoreka ahubwo abantu ntibashobora kugenda ngo binjire bagera aho igitangaza kigomba gukorekera bagera hino batitutira bakagera hino batatwifungira ariko buriya Saduraka na Meshaki iyo batinjira mu itangaza ntabwo bari ko byazima Daniel yatinjira mu rwego ntari zidashobora kumurya ibitangaza n'ubu birakoreka abantu bakajya bivuga ibitangaza birabitangaza no kubera ibitangaza birabitangaza no kubera umuntu ngo yahagurukije ibirema dufite gatagara yazagiye abantu bamugaye umuntu bahagurukije umuntu wamugaye n'abantu bamugaye ngo hano ngo bageze bakuri bageze mu rusengero ayobewe yuko gatagara twafite abantu bamugaye yagiye gatagara akabahagurutsa na leta y'u Rwanda ko yabivuze amahirwe ko twatubonye ubuvuzi tutarushye ariko umuntu araza undi w'icyumba gizagashyira hariya bakajya kwe ubu koko urumo ukuza ngize amahirwe mu by'amakuru ugiye gutuma uzambabarire ushakire umuntu wari waramugaye uzwi muri karitsiye urumva umuntu wabanye n'ubumuga uzwi muri karitsiye Kimihurura uzwi muri karitsiye ya Remera uzwi karitsiye ya Gikongoro muri Gikongoro muri Butare muri hehe wari wimaranye imyaka 40 n'ababuye Petero na hano bahagurukiye noneho bakubwira bati rwose uyu muntu ni umwana wacu yabanaga n'ubumuga bw'akaguru ntiyagendaga yagenderaga imumbago n'akagare ngaka none yagiye mu rusengero rwo kwa runaka ubu aragenda uzamushakire se umaze kubona bangahe ariko murasaza nakugendera ko hari abakozi b'Imana bafite impano zo gusengera abantu zibemeye Yesu yavuze mu Yizera gusanga ni ku mateleviziyo mu yabukije nibyo ndaje cyangwa kubaza iyo yakwibwiye urabizi Yesu igihe yakizaga impumyi iyo muri hari mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Yohana atari ibice 9 sinibuka neza ndareba urumva yaramukije bitera impaka bahamagaza n'ababyeyi be batuye n'umwana wanyu uvuga ko yavuze ari impumyi nanjye ndashaka ibyo ngibyo ndabyemera sibyo ndabyemera rwose yuko ibimenyetso bigumana n'abizera ibigumana n'iki n'abiki none kwizera n'iki niyo umuntu ashobora gutinya kurwara indwara agahindura ijambo Yesu yasize avuze ubwo abakizera ese ubwo ibimenyetso byagumana nabo kandi ari ibimenyetso bigumana n'abizera ntabwo ibyo bintu ariko uzabona uzashaka kureba ubwo bushakashatsi uriya musaza ushaka kuzamusubiraho mwereka umuntu wavukanye n'ubumuga cyangwa wamuga yakuze urumva rwose pasiteri yasengera agahaguruka n'ababyeyi bakabyemeza na karitsiye ikabyemeza n'umurenge n'isibo ikabibizi uzamushangira ariko bakwishangira televiziyo baba baturutse baba none se ntibagera aho batahanye none kuki bahabaga badasanzwe bamugaye se niba bafite aho bataha bahabaga abaturage babizi ko bamugaye ntizashakire uwo muntu nyine wasubiyeho koko yakize uzamushakire muri karitsiye bakunze rero Kamana TV murumva ko uyu mukozi w'Imana afite icyo bita ngo ni ibikomere by'umuhamagaro byinshi pastor noneho rero muri mu 2002 utangiza rero itorero mwaje kubaka gute ubushobozi bwavuye hehe kugira ngo mwe mufite urusengero rw'icyitegererezo nk'uru mwaje kubasabura gute no zantambara zirarangira nabyo wenda mwabitubwira aho tuza no kugana mu musozo wenda ubuhamya bw'umuhamagaro umuhamagaro rero ingovu se ahubwo zizana cyane
narakubititse nabaye igishungero ngewe kifatika izina amajyambere uzwa n'abantu bifuza kureba nyiraryo kubera ko ibintu bashyizeho ibintu bandeze abantu twakoranaga barabashoma bagenzi banjye ibyo bashoboraga kundega muri leta muri leta amashive arimo ibintu by'amajyambere ntamagabo ahantu henshi hari n'uduherutse guhura duhuriye Gashora ku murenge aratanga aravuga ati majyambere we uriho bati kandi ubu ntabwo nzi hafadi nuko ntabwo nzi aravuga ati ngewe sinakurenganya ntabwo nakurenganya witabye abantu benshi uwo bari kumwe baraje yakize ariko numvaga mfite amatsiko ukuntu yarangiriye siyo numvaga ashaka kubaza urinde se we twahuriye byageze bite nahuye n'ibibazo umuhamagaro watumye Eliya ajya kunywa ku mazi kugeza akaharyama umuhamagaro Petero wataye indowana ataye imitego agatamato umuhamagaro Matayo wasize amafaranga y'abantu n'amahitansi akahama ibyo bita umuhamagaro ariko umuhamagaro ni iki rero umuhamagaro byaje kugenda gutoza uti mwubatse muti twabanje kubaka urusengero hano twubatse urusengero hano rwa 10 metero 15 kuri 30 turakomeza batureze ibintu bikomeye bitaba yatekereza kujyambere hari unagira kwanga urinde bajya Joseph mwene nde uvuka he ye n'ikiwaruhe byageze bite gasobanura bigahabana n'ibyo bababwiye hariho umuntu umwe hari abahungu bamwe bavuye mu biro bikuru baza kumvira mu rugo urumva maze kutaha ku cyumweru ntabwo byari undi yaragiye atanga raporo aravuga ati nasanze yagiye ku cyumweru bakora ntuzo yo kugica hanze maze iminsi nk'ibiri mvuye muri gereza ngiye kumva naho iteka telefone yarampamagaraga umpapfa umutima wanjye ugapfa aba ngo abo nabasha kugica cyangwa baramwe uri he utuye he ari maze iminsi ibiri mvuye muri gereza ndwaye cyane ndabwo ntuye hafi y'Imirenge Intwari baraza ugiye kumva abana umwana araje mu cyumba ati hanze hari abagabo babiri baje kuri moto baragushaka ndasohoka urumva iwanjye ni urunyurane rw'abakristo baje kureba umushumba warafunguwe nditarura njya hariya ku muhanda mvugana nabo baravuga ati majyambere ko twamenye niko bibabwiye abo ndabafite ko twamenye ko bagenzi bawe bene wanyu bashaka kukwica urakora iki Imana niba arangicu bakati no kwanga tumeze kwa tushinzwe kuburizamo icyaha kitaraba ese wajya mu bigenzo muri iki baranyimbi abo tugemura mu gito ugategura muri site ufite umuntu uri gutangire impapuro tugiye aho turi bumenyesha ibintu ndaka uduparagrafu ngatubiri gusa computer za stara nyinshi njya kugiporosokira ndaje ndamuha turamenyesha muri presidence turamenyesha hirya no hino hose umuntu twasendanaga wari umusirikare arazinjyana afite akamodoka arazijyana arazidepoza hose hashize kwezi kwa kutaraba nk'iminsi yo kubona umuntu haje abandi bahungu babiri arakomanga ariko amajyambere yose yego saa yine ndabyuka uru rupapuro rwanditse uhereye ku kintu wandika rwo mwicaye aricaye ndabasobanuriye barabwira ati majyambere utubwishe ukuri reka ntabwo tugusaba ikintu nabwo ntagenda kubwira bagateka twisabira ikintu ujya ugenda usize uvuze aho ugiye icyo ni kimwe icya kabiri ujya ugeza saa 12 watashye icya gatatu ntuzagire umuntu ukingurira nijoro niyo yaba ari umukristo wowe ibisigaye natwe tuzirwanya isabwa kosa telefone zacu ni izi izaba turazifite nongera hakabona uri danje uzaduhamagara uti
uzamuha telefone uti ndaha gusa baragenda uzajya kuburana ryari mbona nafunguye muri procedure ngomba kuzajya kuburana fo y'urubanza Nyamirambo ngeze Nyamirambo baravuga turubanza kwa Majyambere wasubitswe nizamukira kurya nyuma kujya gusura umukristo wari uhari yamaze gusenga mbona babagabo barabahungu barampamagaye uri hehe ndabona kurya nyuma uri muzima nta kibazo ufite kandi bafite impumu cyane mbona bibutse dusanze ahantu ku kibuga cy'urukiko turakubura tuzengurutse imihanda yose turakubura uri muzima ndi muzima rwose nagiye gusura umukirisitu dusengana hano kurya nyuma numva ndavuze ko bya bintu bikomeye niho nakubwiye ngo leta yigeze gushyiraho abantu bandi nawe ngo niyo gushimirwa iyo twari kureba ni nko kuvuga iyo nagira leta nziza barapfuye ni ukuri banapfuye nyine imana yarayikoresheje rwose bikomeye yarayikoresheje urumva umuntu Amajyambere nk'aho ameze nk'intumbi y'imbwa imbaraga zirushije hariya ku buryo itanga abantu bita ku buzima bwanjye bitewe n'ibyo abandi abo bene data bari kundega byo kuncisha umutwe babahurika tubanza turebe ibi bintu koko byo ni kuvuga niba ari ukuri iyo tutagira yaba n'iki gihugu kitagira ni ubuyobozi bwiza ariko departoma yitwa iperereza ntabwo bakibarizwa kuri iyi si bararagiye iwacu mu gihugu ni byiza cyane no kuvuga ijambo ry'Imana biravuga yuko ubundi Imana ikora no mu buyobozi bw'isi nibyo Imana yibushyiraho kandi nk'uko n'ubundi abantu basanzwe bashima ni ngombwa yuko dushima n'abantu babyumva ubuyobozi ariko iyo ukabaza baravuze ati ubuyobozi bw'u Rwanda buyobowe na Perezida Paul Kagame arabushimira cyane kuko baje babuzamo urupfu rw'inshuro nyinshi ku bitero Satani yagendaga mugaba uvugiye neza iyo ni umwuga wanyu mwebwe rwose urumva rero nyuma yaho ibyo byose bimaze gukorwa ayo maperereza yose niho bavuze ariko abantu dukwiriye kubaha ibyangombwa bakubaka ikibanza cyari icyo kibazo twari tugifite kuko bya bindi narwaga babitohoje ukuri bampa ibyangombwa hano hari n'uburyo Kigali ntabwo kubera ko hari hepfo buri irageretse hano ni inzu isanzwe gukora hepfo hari kave n'indi n'igeretse hejuru bampa ibyangombwa byo kubaka uru rusengero wabaje amafaranga yavuye umva kubwiza ukuri ntabwo nakubwira amafaranga nanjye ntabwo nakubwira ngo hari aho yavuye ngo hari umuntu wateruye amafaranga gutya araduhereza ahubwo kubera iyo myaka 7 twari tumaze muri ibyo bibazo ari gukorera ibifite niko n'abakristo babaga babifite kandi abakiri dufite bakize nabo icyo gihe uwo ukize yabaga afite igare nabo ufite moto wari twakoreye inama ya mbere yo kubaka amaze kuzana ibyangombwa zana projecteur muri hariya muri hengwe n'iyereka mu gishanga niyo sare twakodesheje sana projecteur twafisha amashusho y'urusengero tuzubaka ku kibambasi ababyeyi baba bati Imana nushaka kudutwara urusengero turarubonye naho tutakubaka ariko urusengero turarubonye Imana nushaka kuducyure abakecuru bivugira ubwo twaritanze tubona miliyoni 9 eshatu zifatika eshatu zo zagize mu magana 1,900 zanye andari mu mapuro urumva n'uduturo twagendaga duturwa ndakwiye kujya amafaranga n'ikunanisha y'amafaranga n'ikunanisha n'uduturo si bwabwibona Imana yazanye niba ari shifo niba ari brosse métallique yakubishije mu bitekerezo byanjye no ku mutima ntabwo mbizi ibintu byose ntabwibone ngira mu mutima bwararangiye neza utwo dufara ko bigenda n'urundanye natangiye kubaka twafashe amapiki abaturuka mu Gasyata abaturuka hejuru twaraje tubagi n'irumbo ry'inzu cyangwa dufata amapiki ngo tujye kugisikisha gusiza ikibanza n'amapiki twakubiseho ugasanga ntibishoboka ko twazagisiza nk'imyaka nk'ijana pasiteri ntabwo byashoboka ahubwo reka twitange umuntu wese atanga ikintu yumva ku nzu
ibyo katwetse miliyoni 5 kuri konti. Umugabo umwe agiye inama y'abati majyambere kugira ngo bakinze ngana kuriye ukodesha imodoka ntuzabishobora. Kwa hari Nissan wagura miliyoni 5,500 wayibuze. Ndende kuri konti usanga miliyoni 5 ziriho nanda ariko ku ruhande mbona 5,500 badazonye ndazigura. Ndayigura Nissan ndayizana. Nissan rero tujya twitanga kubona amafaranga miliyoni 200,000 uzana imashini iraza sisi. Wa muntu w'Imana we nibyo meruka. Ubu njya kubona aho umuntu anyuzata. Ati wa bana ndagushimye. Ati baba bakutirwaga hangaha. Uwo hari kwa kusenge icyapa narakizamwe kiriho gishushanyo y'ipura. Muri wese akenda akanya gusengera umunsi. Narahubatse umunsi wose umunsi wo guterana wose kucyuma ubundi nabaga ndi hano imyaka 5 mpagazanga kurikirana yubo sinanje bindi bikora rero uko niko abantu bagiye bitanga ntabwo nakubwira ubundi byageze aho biduhagararana neza tujya kuri banki tugusa miliyoni 50 popireri nazo turazamuka ndibuka umuntu umwe wigeze kuza hano dusuye asengera muri torero nashatse kuvuga atayitegereza ngabwira Imana ariko wa mana wabizwe akazi nkora aho nafabye bakakamba umushahara wa mbere w'uku kwezi naje nkazawubakisha inkingi no kuri uru rusengero ukanyunyibukira byabize umutima nabone nyakumva hari bisi umuntu yakazi bakamuhinduriye bamuhemba miliyoni 2 ukwezi Ndaje umuntu baramamagaye ati ntabwo wamenya ariko nigeze kuzana na runaka aho ngaho nje kubasura ati rero ati uri hehe ndabona ndimo ndagikibaga hari gusa 11 ati nane ndikwarana ndaje ni muri chantier ntacyo twarasakaje tugiye kubona aparitse akamodoka hari yaje tuyaga ambwira ibyo mubwiye uburyo yabigiye umuhigo hangije mbona akambaraye karimo miliyoni 2 arambwa tukuno kwezi kwa nyana higiye Imana kuri Yesu simukagiye azase amafaranga turubaka shakubakira mbese umugwa umutima wanjye warihukiye numvaga shakuzubakira Imana tubwiki mutima muri make igombe ko gusengera numvaga nta kintu sigaje kandi kurumva nta kintu usibye wende Imana ubifite igisigaje kumuresha ariko kuri ngewe ibi numva mutima wanjye nyote numva narikoze abapastor barahari bazaye mu torero urumva aba bavuga ngo umuntu ngo abantu baba ba bishop ngo cyangwa ngo bakaba ngo bashinzwe babitane ba apotre ngo kugira ngo batazavanwa Nibita mubana nta yindi titire we n'umuntu yo mu itorero igikugaba amashami hirya no hino mu gihugu wumva uzaba kuri pasiteri we utazaje bigaragara mu kirabindi irize ibiri ati ivuga abunge n'abigisha ati biriho sabici ibintu bagenda barabahamba bakigira abanyagasani ibyo n'ibyo urumva rero ayo mafaranga nuko twagiye umuntu wese ahari hose urumva abantu bajya kuvuga bati tuzubaka ubu yubatswe n'abantu guhera ku Rusumo cyangwa abakristo bacu aho bari hose ayo mafaranga bakusanya yose yarazaga kaza ariko twakora yivuje nuko twagiye twubaka n'izindi sengero hirya no hino nyinshi bazifite nyinshi turafite Gasyata rurahari ruteramo abantu 1,500 turafite za Gasogi turafite za Gahini niho hari insengero zinakomeza amatafari mu Mutara no majyepfo no hose dufite insengero ubu Rubavu habaye ibira bibazo tumaze kumena muzari beto y'inzu ya mbere turimo turahubaka urusengero rugeretse Wapasa urusengero rwuzuye rutwaye amafaranga ubu ngubu iyo gereranije sinakora neza ariko gereranije kandi kumva gereranije hafi ntagiye hejuru ruhamaze guhagarara muri miliyari zisaga ibyo rero byabaho umwana muri process yo kugiye
wararangije kera ibya 50 wararangije kera baduha n'irindi rya 80 irya 80 naryo dusigaje nk'amezi 4 cyangwa 5 nk'atanu gutyo tukarirangiza urumva erega jewe umuhamagaro nahamagawe nuko ntabwo ari uw'amafaranga nubwo Imana yaranshoye muri ibyo bintu bibabaza umutima bibabaza umubiri ariko umutima wanjye ukanezezwa nuko nzajya mu ijuru ni ukuri ndabizi nzajya mu ijuru n'ibyo bintu mbarwana nabyo ni ukugira ngo ryaje utaritakaza nta kindi mbarwanira sindwanira ko apoteza kwani ibyubahiro sindwanira ibiki sindwa ntabwo wakora ku rusengero dufite miliyari ebyiri zirenga ngo wubake Gasogi ufite miliyoni runaka wubake mu Mutara mu majyepfo iyo ngiyo ntuzaho tumaze kumena rimwe Nyamagabe tumaze kumena ntuzi utaragura nibura nka miliyoni oya niyo wakora na figo da miliyoni 50 ibyo ntabwo ibyo ntibimbamo numva nayanjye nayashyiraho akorera Imana ndabizi nzajya mu ijuru ndabizi ubigira byose ndarwana nabyo bijye kwa ibindi ndarwana ku cya kintu nahawe hatagira icyo kinyabura bishoboka kandi ntabwo bishoboka na shitani arabizi neza ko aho kugira ngo ntware ubugingo azantwara umubiri azantwara gupfa aho uzapfa ngo uzarya pe imodoka izakuta ku giti pe iki cyaba nk'iki ariko ntiwatwara ubugingo ntibishoboka gupfa narapfuye ndasuka nukuri icyo gihe nabaye mu myaka 7 nabaye mu bintu bikomeye ntashobora kukubwira hari ibyo ntashobora kuvuga byabayeho ntashobora kuvuga ntabivuga rwose ushobora guhura udafite itangazamakuru nkaba nabigukomeresha ubu mbizi ko n'imbere ihari mu Kristo mu cya gitabo yarwanye na Porowoni ava muri ako yinjira mu ahita yinjira mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo Yesu Kristo uwo ni wo muhamagaro wanjye nahamagawe nakubwira n'icamake Yes, bakunze iyo Imana TV murumva ko ubuhamya burakomeye cyane nta n'umuntu utakomeza asa reka dusoze iki gice musize ubwo urumva hano kumwe dutegura inkuru nateguye ibibazo byinshi nzanye icyo ubuhamagaro wonyine ni inkuru kwawe yewe n'ubu uvuga ko mutaburangiza ikindi katari ngombwa kuvuga ibintu byose kandi kuko nibyo umuntu abavuze ko bikeya biri ngombwa kuvugwa umuntu ko Yesu agira neza ko uwo yahamagaye amunyuza mu bikomeye akamukomeza kugira ngo azabone uburyo akomeza abandi n'ari nabyo uyu mushumba yari arimo akora reka rero dusoreje hamwe tuvuga ngo Imana itakiranirwa ngo ibe imirimo bayikorera yibuke neza cyane iyo mirimo yose nanjye mukora n'indi yose muzakora ni ukuri izabagorora byanze bikunze nimutabisabiye muzasarura ariko iki kiganiro twagisoza mutadusengeye kugira ngo abantu bazagikurikira bazumve ubu buhamya ariko kandi bakureho n'isomo n'inyigisho mu byo mwagiye muvuga bitandukanye ibisengero y'ubu byose bigiye birimo ubutumwa burya bw'abantu kandi hari impamvu twabasuye Imana yaretse ko uyu munsi ariko tuzagira kino kiganiro murabyerekeresha isengesho kugira ngo bikomeze bigende neza Imana yumvisha n'ibyo ntabwo twari tuyasenze Imana ariko ndagira ngo nibura usomere ijambo ritoya ntabwo turisobanura no kubisomeramo ni ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Yohana ni ibice byaho 8 n'umurongo waho 31 ni Yesu abwira abana b'Aburahamu nyakuri yaravuze ngo ibice 8 ku murongo wa 31 aravuga ngo abana b'Aburahamu nyakuri umurongo wa 31 ukavuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kuzababatura baramubaza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ntabwo twigeze tubimbata y'umuntu wese none uvuga iki ngo tuzabaturwa Yesu arabasubiza ngo umuntu wese ukora icyaha aba ngo ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha kandi imbata ntiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka nuko umwana n'ababatura muzamubatuye by'ukuri na iri jambo mbaga nshaka kuvuga byo kuguma mu ijambo Yesu ngo bari baramwemeye ariko yarasigaye kubabwira ahubwo mufite umukoro wo kunyizera nimuguma mu ijambo muzamwa ariko mubaye abigishwa banjye nyakuri iri jambo rirakomeye kuko Yesu azabwira ngo ni ukuri sinigeze kubamenya kandi barahanuraga kandi barirukanaga abadayimoni ariko ngaberurira uwo munsi niki bidusaba kuguma mu ijambo ubwo biba ari ibibazo bisaba kuguma mu ijambo umwami Imana abaho umugisha rero
reka dusenge Imana. Twasengera Imana, mwakoze kudusura. Imana ibamugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, ndagushimye ugize neza kuri uyu munsi. Wagize neza kuko watwoherereje iyi TV Yobokamana kugira ngo iganire natwe ku by'ubutumwa bwiza, ku by'umuhamagaro, ku byo kujya mu ijuru. Ndabigushimiye, ibintu twigeze tubiteganya ariko kuri uyu munsi wari uzi ko bizaba. Tugiriye neza rero tuganira imana itari muto kandi dusengera abazumva ubuhamya. Uwiteka Imana Nyiringabo, icyampa imihamagaro yabo ikaba barahamagawe n'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo bazagire iherezo ryiza ry'abakiranutsi, ubugingo bwabo Uwiteka Imana azaburinde urupfu rwa kabiri, bazahagarare muri cya giterane abakiranutsi bazahagararamo bazutse. Ndagushimye, ndaguhimbaje, ukomeze gufasha abakozi bawe nabo bakora uyu murimo kumenyekanisha ivugabutumwa mu gihugu ku isi. Uwiteka Imana nabo bakomeze kandi bajya bagenda bumva, nabo bizabagirira umumaro mu mitima yabo kugira ngo nabo iherezo ryabo rizabe ry'abakiranutsi. Urakoze Uwiteka Imana Nyiringabo, urakoze byiringiro bizima, urakoze mutanga bugingo, Imana iriho yahoze izahoraho, se umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimye, ugize neza. Turashoje rero, gahunda zose bafite ukomeze kuzibayoboramo, ukomeze kubabera Imana bakwera ubwoko, natwe ukomeze kutugira neza, uturindiye mu isi tukazongera kubona tuzashima izina ryawe. Impanda ivuze cyangwa tukagira utungura, urinde ubugingo bwacu tuzabonanire muri cya giterane abakiranutsi bazabonekamo bazutse. Sabye bike umwuka w'Imana akomeze kutwingira no sarabera nkuko ushaka, mu izina rya Kristo Yesu bisabye Imana Data wa twese mu ijuru. Amen.